Nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Sam Motivator, turagarutse kugira ngo tubagezeho ya magambo agufasha kumererwa neza umunsi wose kandi akongera skills zawe, akagira ibyo abyutsa muri weho kandi akagira decision agusigamo muri weho. Rero kugira ngo uzagere ku nzozi zawe muri uyu mwaka wa 2026, hari ibintu by'ingenzi ugomba gukora cyangwa se ugomba kongeramo umwete kugira ngo uzabashe kugera ku nzozi zawe muri uyu mwaka cyangwa se ku ntego wihaye muri uyu mwaka wa 2026. Ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukwigira ku bandi. Icya mbere ni uko ugomba kumenya yuko ibintu uri gukora, business urimo, amasomo uri kwiga, ibyo uri gutekereza byose, nta kintu na kimwe wenda kuvumbura gishyashya, ahubwo uri gutekereza cyangwa se uri gukora iby'abandi bakoze cyangwa se iby'abandi bakora. Rero ikintu cya mbere kizagufasha kugera kure cyangwa se kugera ku nzozi zawe ni ukwigira ku bandi. Ntiwumve yuko uri nyamwigendaho, yuko uzanye udushya, ahubwo banza wigire ku bandi, urebe career zitandukanye, urebe abantu bari gukora ibisa n'ibyo ushaka gukora cyangwa se n'ibyo uri gukora, urebe ababitangiye imbere yawe, intego banyuzemo, ababyanditseho ibitabo bitandukanye, ababivuzeho speech. Mbega wigire ku bandi kurenza uko weho watangira kuzana ibitekerezo byawe, hanyuma numara kugera ku byo abandi bagezeho ubone uzamuka ubarengeho, ariko wabanje kwigira ku bandi. Ikintu cya kabiri rero uzakora kugira ngo ugere ku nzozi zawe, uzakora iby'ingenzi abandi batari gukora. Mu cyongereza baravuga ngo do what others ignore. Kugira ngo ugere kure rero bizagusaba ibitekerezo biruta ibikorwa by'abandi. Abantu benshi ubona bageze ku rwego rukomeye, usanga barahagejejwe no gukoresha umwanya bari bafite. Urugero, nuba uri mu ishuri uri kwiga, wenda se mwiga ubwubatsi cyangwa se irindi somo runaka, ugasanga mu gihe cyo kwiga abantu bose baba bari hamwe bapurika amaforomire, ariko byagera mu mwanya wa break cyangwa se mu mwanya wo kuruhuka, umunyabwenge ahita afata vocabulaire, ahita afata dictionnaire akajya gusoma utuvocabulaire, ku buryo ya break irangira amaze gufata vocabulaire nk'icumi, agasubira mu masomo ye, ukagira ngo muri ku rwego rumwe, ukagira ngo mwafashe ikiruhuko kimwe, ariko nyamara yize ibyo weho utari kwiga. Rero nushaka kugira ngo ugere ku nzozi zawe kandi urenge ku bandi, uzakora iby'ingenzi abandi batari gukora. Uzarebe wa mwanya utakaza nta kintu uri gukora, ugera akantu wowe ukora, usome igitabo runaka cyongera skills zawe, wumve motivational speech nk'izi ngizi zongera skills zawe, mbega ugere ku bintu bigiye bitandukanye. Rero bivuze ngo nimba ushaka kugera kure gusiga abandi, banza urebe aho ushaka kugera, nurangiza urebe utuntu dushyashya ukora abandi batari gukora cyangwa se wiga abandi batari kwiga. Uru ni urugero nari ntanze, especially ushobora kwiga kuvuga ururimi runaka, gifata umwanya ufate dictionnaire, ufate telefone yawe uyidownloading, wiga utuntu dushyashya cyangwa se urebe utuntu dushyashya nyine ukora abandi muri gukora kari imwe cyangwa se muri mu cyiciro kimwe, urebe ibyo batari gukora, weho nurangiza aba ari byo ukora. Hanyuma ikintu cya gatatu rero kizagufasha kugera ku nzozi zawe, nicyo bita daily task cyangwa se daily schedule cyangwa se kwiha gahunda y'umunsi. Abantu usanga bahora muri failure za buri gihe, babiterwa n'ikintu kimwe cyonyine, babiterwa n'ikintu bita kwipasa muremure. Rekeraho gupfusha ubusa igihe cyawe wumva yuko inzozi ufite cyangwa se intego zawe ari intego z'umwaka, ari ibintu uzakora mu mwaka ngo wumve ko umwaka ari munini, ahubwo ujye ukora daily schedule, ufate intego z'umunsi, urebe uvuga ngo uno munsi ndakora ibi n'ibi, kandi nubirangiza uno munsi mbere yo kuryama upange gahunda z'umunsi ukurikiyeho, nuzirangiza upange z'umunsi wa gatatu, hanyuma ucekinge. Numara iminsi 5 ubona buri gahunda zawe zose uzikora neza, uzamenye ko umwaka inzozi ufite cyangwa se intego z'umwaka zawe zose uzazigeraho. Hanyuma ikintu cya kane rero kizagufasha kugera ku ndoto zawe cyangwa se ku nzozi zawe ni ikintu bita human communication. Kwiga communication ntabwo ari ukwiga icyongereza cyinshi, byakabaye ibyo bakavukire mu bihugu bivuga ururimi rw'icyongereza, bakabaye ari bo bakomeye neza cyangwa se ari bo bageze kure kurenza abandi bose. Communication ntabwo ari ukuvuga ijwi ryiza riyunguruye, oya. Ahubwo communication ni
ukuvuga mu ijwi abantu bashaka kumva, not uko ushaka abantu ko bagutega amatwi cyangwa se uko abantu bakumva, ahubwo ni ukuvuga mu ijwi abantu bashaka kumva. Komunikasiyo ntabwo ari ukuvuga kuko hari abantu bagira amagambo ndetse n'ayandi y'inyongezo. Hari abantu bagira amagambo menshi ndetse n'andi y'inyongezo, ariko abo ngabo ntabwo ari bo bubaka kominikasiyo. Kominikasiyo rero ni igihe ijambo ryawe rikora movement mu bantu mu buryo buri positive. Igihe ijambo ryawe rikora movement mu bantu kandi mu buryo buri positive. Ni igihe ibitekerezo byawe bituma abantu hari ikintu biyumvamo, hari ikintu gishyashya biyumvamo. Kominikasiyo ntabwo ari information, ntabwo ari amakuru uha abantu, ahubwo ni translation. Ni ukuvuga ngo rero izo information uha abantu ariko zikabakoramo translation, iyo niyo kominikasiyo. Uyu mwaka rero ikoranabuhanga riziyongera, amashini zizakora cyane, amakarikireta kurenza uko umuntu abitekereza cyangwa se kurenza uko byari biri. Izi mashini zizandika neza ndetse vuba kurusha umwana w'umuntu, ariko ntabwo zizigera zikora ku mutima w'umuntu nk'uko undi muntu ahakora. Iteka mashini zagukorera ibintu byiza ariko ntabwo izakora ku mutima wawe. Iteka ryose mashini zizakorana n'imitwe y'abantu ariko ntabwo zizigera zikorana n'imitima y'abantu. Turi kuvuga kuri human communication. Uzige kominikasiyo y'abantu rero kurenza uko wiga kominikasiyo y'ibintu, kuko umuntu niwe ushobora kugiraho impact kurenza ibyo bikoresho bindi. Ikintu cya gatanu rero nkeka ko ari nacyo cyanyuma tugiye kugarukiraho kizagufasha kugera ku nzozi zawe muri uyu mwaka: learn fast and adapt faster. Learn fast and adapt fast ni ukuvuga ngo uzige byihuse ndetse wiyadabute byihuse. Kwiyadabuta nimba muri bubyumve neza. Hano yumve neza, sindi kukubwira kwiga ibitabo byinshi, ntabwo ari ukumemoriza amadefinisiyo menshi, ntabwo ari ugushaka seritifika nyinshi, ahubwo ni ukwiga kugira ngo ubushobozi bwo guhinduka byihuse mu gihe ubuzima buhinduye mudu bitunguranye. Ni ukwiga kugira ngo ugire ubushobozi bwo guhinduka mu gihe ubuzima buhinduye mudu bitunguranye, uhite wiyadabuta kandi ukomeze urugendo rwawe, ntucike intege, ntube frustration, mbega nyine ukomeze ukuri. Uyu mwaka isi yose izahinduka byihuse, ariko nutegereza kubanza kubyakira no kubyiyumvamo no kubyiyumvisha, amahirwe yawe azapakira ibikapu byayo yisubirireyo. Mu gihe rero uhuye n'ikigeragezo runaka, hita wikomereza, ukora adaptation, wikomereza, kuko nushaka gufata umwanya wo kubyiyumvamo, wo kubyakiramo, amahirwe yawe azapakira ibikapu byawe yigendere. Abantu bazi kwiga byihuse bazakura muri iyi situwasiyo isi igenderamo, kandi nanone abandi bantu bazategereza yuko ibihe bitunguranye bizaguma ku rwego rumwe. Reka nguhe urugero: iyo uri gukoresha network ya wifi, iyo umaze umwanya munini iri kupa ukabona ntabwo iri gukora, iyo utabizi rero ugumya urwana nayo, ugataha igihe cyawe uhanganye nayo, cyangwa se ukayivaho ukigendera, ukazagaruka ibyo wakoraga ukabireka ukabisubika, cyangwa se ugatakaza amafaranga yawe ukagura megabayiti. Iki ni igihe, ariko ntutekereze yuko hari ikintu kimwe wakora kugira ngo iyo network yawe igaruke. Icyo kintu ukora ni iki rero? Ufata telefone yawe cyangwa se mashini yawe, ufunge wifi, uhite wongera uyifungure, automatically bizahita byikora, utiriwe ujya kurwana nabyo mu nzira zigiye zitandukanye. Ikintu cya gatandatu rero, managing your emotion. Uyu mwaka amahirwe azaza yiruka ndetse n'ibibazo nabyo bizaza byiruka. Niwemera emosiyo zawe rero kukugenzura cyangwa kugukontorora, bizatuma ufata imyanzuro mibi. The same investment, different emotion, completely different result. Ndavuze ngo the same investment, different emotion, completely different result. Emotional control also affect your daily life more than you think. Reka turebe uburyo wakontorora emosiyo, cyangwa se igihe hari ikintu kitakugendekeye neza, ukikibona first ubanza uruhuke, then ubone uriyagitinge. Ntuzemerere emosiyo zawe guhita zigukoresha mbere y'uko ufata ikiruhuko gihagije no kubitekerezaho, ubone kugaragaza reagisiyo zawe. Ikintu cya karindwi, ability to take action without waiting for perfect
condition. Ability to take action without waiting for permission, for perfect condition. Abantu benshi batsindwa mu buzima atari uko babuze impano, atari uko ahubwo ari ukubera ko bakereza inzozi zabo, batekereza igihe cyiza, mood nziza, ikirere cyiza, igihe bazabonera confidence n'igihe bazabonera amafaranga. Imyaka igahita indi ikarenga ari 5, abantu bagihagaze ku murongo w'itangiriro wo gutangiriraho. Iteka iterambere rigera ku bantu barigendera, ntabwo rigera ku bantu barikorera purani, kuko gukora purani nta nyungu bizana, ahubwo kwapurika iyo purani yawe nibyo bikugeza ku iterambere. Nta gihe na kimwe uzabona ibintu bitunganye, nta gihe na kimwe uzabona igihe cyiza cyo gukora ikintu cyiza, keretse muri future niho uzajya uhora ureba ukabona niho hari igihe cyiza cyo gukora. Uzajya ubona muri future hari umwanya wo gukora, ufate business zawe uzipangire mu mezi 2-3, ariko nta gihe kiri perfect kibaho cyo gutangira. Igihe nyacyo cyo gutangira ni uyu munsi. Ucyumva ino video cyangwa se ucyumva ino nkuru, iki nicyo gihe cyiza cyo gutangira. You don't need perfect condition, you just need movement. Nugira inzozi zawe ntuzatekereze kubanza kwiga buri kimwe kijyanye nazo, kandi ntuzatekereze kugira umuntu bisabira uruhushya. Ntabwo uzigera ubona motivasiyo yo kugira icyo ukora, ahubwo igihe wagize icyo ukora uzabona motivasiyo yo kugikomeza. Ntabwo uzigera ugira ikirere cy'ibyo uzakora, ahubwo uzagira icyizere cy'ibyo watangiye gukora. So confidence come after action. You don't become confident before you start. Let me break the secret. Secret is that not successful people started at the right time. Everyone started in tough time, in bad condition and difficult moment. The last secret is that failure will not wait for you, but it will absolutely reward you if you move. Failure will not wait for you. Ubwoba cyangwa gutsindwa ntabwo bizigera bigutegereza.